Ni inkuru iteye ubwoba, ni inkuru iteye agahinda ku byakorewe umubyeyi wari umaze kubyara Kinshasa, aho umuganga yakoreye ubugome ndengekamere umubyeyi wari umaze kubyara, aho ibyo yamukoreye isi yose yahagurutse ikamagana ubwo bugizi bwa nabi burimwo ubugome ndetse harimwo n'ubunyamaswa. Hano rero tugiye kugaruka ku bijyanye n'iyi nkuru y'umubabaro ku byabereye i Kinshasa mu bitaro bimwe biri Kinshasa, aho iyi nkuru iri kugarukwaho n'abantu benshi cyane kandi bakaba bari kurira bikomeye cyane bivanye n'ibyo biboneye muri amwe mu mavideo yagaragaye ku byabereye muri ibyo bitaro biri Kinshasa, ku byo umuganga yakoreye umubyeyi wari umaze kwibaruka umwana, aho kuri ubu ngubu isi yose yababajwe n'ibyo byose byakorewe uwo mubyeyi. Reka byose rero tugende tubigarukaho kuri mwe mwese mukurikiye Inkuru TV, turabahaye ikaze. Kuko nari maze kubikubwira nyine, Kinshasa umuganga yakoreye ubugome ndengekamere umubyeyi wari umaze kubyara. Kinshasa umuganga yakoreye ubugome ndengekamere umubyeyi wari umaze kubyara. Ibi byabereye mu mujyi wa Kinshasa, haravugwa inkuru ikomeye yateye impungenge n'agahinda mu baturage. Aho umuganga akora mu ishami ry'ababyaza akurikiranweho icyaha gikomeye cy'ihohoterwa yakoreye umubyeyi wari umaze kubyara. Twatubwira yuko amakuru yakwiragijwe cyane ku mbuga nkoranyambaga agaragaza amashusho ateye ubwoba, aho uwo muganga bigaragara ko yakoraga igikorwa cyo kudoda ibikomere byo mu myanya ndangagitsina y'uwo mubyeyi, ariko akabikora mu buryo butangaje kandi butandukanye bunateye ubwoba. Ni ubunyamwuga bukeya cyane, ni ubunyamaswa burimo gukoresha ingufu n'ihohoterwa rikomeje ryakorewe uwo mubyeyi wari umaze kwibaruka. Kuko ayo mashusho abigaragaza, uwo mubyeyi yagaragaje ububabare bukabije kugeraho ahaguruka ku gitanda atabasha kwihanganira ububabare. Muri uwo mwanya nyine bivugwa ko uwo muganga yahise amugabaho igitero noneho gikomeye cyane. Birababaje cyane aho uwo muganga nyine yamuhondaguye mu buryo bw'ubukozasoni, bituma arushaho gukomereka no kuvirirana cyane biteye ubwoba. Nubwo yari mu bihe bikomeye by'ububabare, twaba twababwira yuko umubyeyi yagerageje kwihangana asubira ku gitanda mu gihe ubuzima bwe bwari buri mu kaga gakomeye cyane. Ibi bikorwa byamaganywe n'abantu benshi cyane cyane abaharanira uburenganzira bwa muntu, bagaragaje ko ari ihohoterwa ndengekamere ridakwiye kuranga urwego rw'ubuvuzi rusanzwe rufatwa nk'urwita ku buzima n'agaciro k'umuntu. Amakuru aheruka gutangazwa n'inzego zibishinzwe aravuga ko hatanzwe impanuro zo guta muri yombi uwo muganga, aho nyine hatanzwe impapuro zo guta muri yombi uwo muganga kugira ngo akurikiranwe n'ubutabera ku byaha akekwaho. Harasabwa ko iperereza ryimbitse rikorwa kandi uwakoze icyaha akabihanirwa hakurikijwe amategeko. Abasesenguzi mu by'ubuzima bavuga ko ibi byabaye bagaragaza icyuho gikomeye mu myitwarire y'abakora umwuga w'ubuvuzi, bityo agasaba ko hashyirwaho ingamba zikomeye zo kugenzura imyitwarire y'abaganga n'abaforomo no kubaha amahugurwa ahagije ku burenganzira bw'abarwayi. Iyi nkuru yasize benshi mu gahinda n'uburakari, aho bamwe bagaragaza ko amashusho yakwiragijwe ateye agahinda gakomeye ku buryo uyarebye wese yumva umutima uhagaze, umutima wegutse. Ni inkuru yongeye kwibutsa akamaro ko kurinda uburenganzira bw'umurwayi, cyane cyane ababyeyi baba bari mu bihe bitoroshye nyuma yo kubyara, aho baba bakomerewe kandi aho baba bakeneye kwitabwaho mu bwitonzi, icyubahiro ndetse n'impuhwe byakagombye kuba biranga umuganga wese. Si yose rero
iriko iranenga ibyakozwe n'uwo muganga ndetse bagasaba yuko yakurikiranwa n'ubutungane kugira ngo aryozwe n'ubutabera ivyo byaha ndengerabutungane.